Izina ryiza ridafite serivisi nziza ni nk'icupa ry'amazi ririmo amazi mabi, ariko izina ryoroshye riherekejwe na serivisi nziza rishobora kuba ikirango gikomeye igihugu cyose cyizera. Nshuti za Shishoza TV1, turabashuhuje. Uyu munsi tugiye kubagezaho isomo ryiza, uko wahitamo izina ryiza rya bizinesi. Reka tubanze tuganire gatoya. Hari umuntu wamaze amezi 3 yubaka butike nziza. Yaguze amarangi meza, yaguze amadirishya ahenze, yemwe yashyizemo n'amatara meza nk'ayi Dubai. Ariko ageze ku izina rya butike yandikaho amagambo akurikira: Musanzuwera Nyiramugabekazi Gaton International General Trading Company Limited. Ndasubiramo. Izina rye rya butike ryari ririkurikira: Musanzuwera Nyiramugabekazi Gaton International General Trading Company Limited. Nanjye ubwanjye kurisubiramo ryancekeje. Umukiriya arabaza ati: ningera kuri butike mwantumyeho se ninjire mvuga ko ari kwande? Mvugeho amazina mbere yo kwinjira. Usibye Nyiramugabekazi Gaton, hari abandi bakora bizinesi bakayitira amazina 3 y'icyongereza n'6 y'igifaransa, nyamara n'abaturage bo mu mudugudu bahatuye ntibazi kuyasoma. Mugenzi wanjye, izina rya bizinesi si irushanwa ryo kwerekana ko wize indimi nyinshi cyangwa uzi indimi nyinshi. Ni igikoresho cyo gutuma abantu bakwibuka. Uyu munsi reka nkwereke uko wahitamo izina rya bizinesi rikazagukorera imyaka myinshi. Isomo rya mbere: hitamo izina ryoroshye kandi ritagoranye kurisubiramo. Reka nkwibarize, naye mazina yoroshye kwibuka? Coca-Cola, Nike, Apple? Nta zina ririmo amagambo 20 ugomba guhitamo. Kubera iki? Kubera ko ubwonko bw'umuntu bwibuka ikintu byoroshye, bwibuka ikintu kimworohera neza. Niba umuntu agomba kwandika izina ryawe inshuro 5 mbere yo kurifata mu mutwe, menya ko ufite ikibazo. Izina rya bizinesi ntirigomba kugorana. Katurebere hamwe isomo rya kabiri. Izina rigomba kuba ryoroshye kuvuga. Tekereza umuntu ushaka kukwamamaza ati: nagiye muri jijiji, arahagarara atese ryitwaga ngo iki harya? Aho niho ubutakaje umukiriya. Niba abantu badashobora kuvuga izina rya bizinesi yawe, bazanagorwa no kuryamamaza ubwabo. Reka mbabwire inkuru y'umuntu uherutse kungisha inama. Umucuruzi ucuruza inkweto Nyabugogo yarampamagara ambaza ati: nshaka izina rikomeye naha bizinesi yanjye. Nanjye ndamubaza nti: ucuruza iki? Ati: ncuruza inkweto. Ndongera ndamubaza nti: ushaka ko abantu bakwibukaho iki? Ati: ko ngurisha inkweto nziza kandi zikomeye. Musaba guhitamo izina rigufi kandi ryoroshye. Nyuma y'igihe gito yampamagaye nshimira kubera ko abakiriya bakomeje kumwibuka. Abantu batangiye kumwibuka kubera izina rye nuko yakiraga abakiriya bamugana. Ntabwo yatsinze kubera izina gusa, yatsinze kubera izina ryahujwe na serivisi nziza. Reka mbasetse. Hari umuntu ushobora kwita izina rya resitora akagira ati: Dubai, California, Paris, London Restaurant. None se uragurisha amafunguro cyangwa amatike y'indege? Izina ryiza ntirirebwa n'uburebure. Izina ryiza ntirigira icyo risiga mu mutwe w'umukiriya, kukwibuka no kuba yabasha kukurangira undi. Reka turebere hamwe isomo rya 3, isomo rikomeye. Irinde kwigana abantu. Niba hari butike yitwa Success Fashion, ntugahite ufungura iyawe ngo uyite Success Fashion please. Abantu bazahora bakwitiranya n'uwo wiganye. Iyo hari ikibazo kiri kuri umwe gishobora no kugukoraho. Ubaka izina ryawe bwite.
nahomba, nagira ibibazo wamwiganye, nawe bya bibazo bizakugeraho. Reka turebere hamwe isomo rya 4. Hitamo izina rihuye neza n'icyo ukora. Niba ugurisha imigati, izina ryawe ntirikwiye gutuma abantu batekereza ko ugurisha amapine. Niba ufite restaurant, izina ryawe rikwiye gutanga igitekerezo cy'ibiryo, kwakira neza cyangwa uburyohe bw'ibyo kurya. Izina rifasha umukiriya kumva icyo agushakaho, icyo yifuzaga. Izina agomba kuribona akibwira icyo ari bubone nayinjira mu iduka ryawe cyangwa mu cyo ucuruza. Reka turebe hamwe isomo rya 5. Tekereza imyaka 20 iri imbere. Abantu benshi bahitamo amazina ajyanye n'ibigezweho. Witekereza by'umunsi umwe. Ibyo urimo gukora ni iby'umunsi umwe cyangwa ni iby'imyaka myinshi. Iyo ukoze igitekerezo cy'umunsi umwe, ni nko gutwika ibishangara. Nta vu, nta makara wabona, ubona ivu gusa. Niba uri umuhanzi, tekereza indirimbo izahora izirikanwa imyaka yose. Witekereza indirimbo icurangwa mu mwaka umwe cyangwa mu kwezi kumwe gusa. Nubikora utyo, indirimbo yawe izakubakira izina kandi izaguha inyungu by'iteka. Niba ukora kuri YouTube, tekereza ku kiganiro urimo gukora. Ikiganiro cyawe ni icy'umunsi umwe cyangwa nyuma y'imyaka 10 umuntu ashobora kukireba. Bitekerezeho. Tekereza kure. Iyo utekereje kwita izina utarebye icyerekezo kigera mu myaka myinshi, nyuma y'imyaka 2 gusa ayo mazina ntaba akigezweho. Hitamo izina rizakomeza kugira agaciro n'igihe imyaka ishize. Brandi yubakwa imyaka myinshi. Reka turebere hamwe isomo rya 6. Reba niba izina ritari risanzwe rikoreshwa. Mbere yo gukora icyapa, banza ushakishe. Reba kuri interinete, kora ubushakashatsi. Reba ku mbuga nkoranyambaga, reba niba hari undi usanzwe arikoresha. Ibyo bizagufasha kwirinda urujijo no kubaka umwihariko wawe. Twihuse, reka turebere hamwe isomo rya 7. Izina ryonyine ntirihagije. Hari abantu batekereza bati, nimara kubona izina ryiza, business irahita ikora cyane. Igisubizo ni oya. Izina ni nk'urufunguzo, ariko urugi rugomba no gufungurwa na serivisi nziza. Serivisi nziza, kubahiriza igihe, kubaha abakiriya, ubunyangamugayo, nibyo biha agaciro izina ryawe. Dore amakosa 5 ukwiriye kwirinda. Irinde guhitamo izina rirereye cyane, guhitamo izina rigoye kuvuga, kwigana izina ry'undi, guhindura izina buri mwaka, kwibwira ko izina ryonyine rizakuzanira abakiriya. Tugera ku mwanzuro, reka turebe umwanzuro ukomeye. Mugenzi wanjye, umwana uvutse ahabwa izina rimwe, arakura akarirwanira, akarigira icyubahiro cye. Business nayo ni uko imeze. Hitamo izina rimwe, rikunde, rirwanirire, riha agaciro. Abantu ntibazaryibuka kubera ko ryanditse neza ku cyapa gusa, bazaryibuka kubera uko wabakiriye, uko wabafashije. Izina ryiza ridafite serivisi nziza ni nk'icupa ryiza ririmo amazi mabi, ariko izina ryoroshye riherekejwe na serivisi nziza rishobora kuba ikirango gikomeye igihugu cyose kizibuka. Uyu munsi ntuharanire gusa gushaka izina ryiza, haranira kuba umuntu utuma iryo zina rigira agaciro, kuko amaherezo si izina rikora business gusa, ni business nziza ikora izina rikomeye. Niba ushaka gukora business nziza, niba ushaka kubaka izina rirambye, nk'uko twabonye ko izina rifite agaciro gakomeye muri business, ni kapito ikomeye, ni igishoro gikomeye. Riharanire uryubake.
Niba iyi video hari ikikunguye, kora like, kora subscribe, uyisangiza abandi kugira ngo tuzaganire mu masomo yacu ataha agutyaza ubwenge akakungura ubumenyi. Mwakoze cyane, naho mu video yacu y'ubutaha.